Bakumvi batunezerwa isho, turabasuhuje cyane kandi mukomeze munezerwe aho muri hose. Kunezerwa, kwishima ni ibintu bigenda mu buzima kuko ntabwo bigurwa amafaranga. Abantu bafite amafaranga batanezerewe baba ari benshi, ariko burya iyo ufite umuntu ukunezeza biba byiza mu buzima. Niyo mpamvu rero twahisemo kubajya tubagezaho ibintu binezeza gusa kugira ngo tunezeranwe namwe, mutunezeze natwe tubanezeze ku bintu ni magirirane. Uyu munsi rero insanganyamatsiko yacu iragira iti tunezerwe tunezeranwe n'abana bacu kuko umwana ni umutware. Burya iyo umwana atanezerewe urugo rwose ruba ruhangayitse, ndetse n'umuryango ndetse na sosiyete yose ihanga ibinezerewe. Mujya mubona iyo uhuye n'umwana ku muhanda cyangwa se n'ubuyobozi, iyo ubona abana benshi babaye benshi ku muhanda, baba bahagurutse nyine bahagaze bibaza bati aba bana turabagenza bati, kuko umwana niwe w'ejo uzasimbura abayobozi bariho, natwe uzadusimbura, uzaba ari umubyeyi nkatwe. Rero niyo mpamvu twahisemo kubaganiriza ku bana, cyane umwana kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 5, kuko kiriya gihe nicyo umwana hari imikurire y'ubwonko bikora neza. Tugiye rero kuganira ku bintu buri mubyeyi akwiye kumenya ku mikurire y'umwana we kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 5. Kandi mwibuke ko Umunyarwanda yaciye umugani ngo umwana apfa mu iterura. Iterura rero kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 5 dushyize mu byo turi kumva, uko twumva uwo mugani mu iterura, ni igihe nyine umwana baba bamuterura kira umubebe nyine baterura. Kandi kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 5 murabizi ko tuba tukinabaheka. Rero hariya ngo niho umwana muri kiriya gihe ni igihe cy'ingenzi cyane mu mikurire y'ubwonko, mu mitekerereze, imivugire, ndetse n'uko umwana yirebera isi akaryoherwa nayo cyangwa se akabibirwa nayo bitewe n'uko yafashwe. Uko umwana agira ubuzima bwiza cyangwa se akagira bubi bitewe n'uko yafashwe. Iyo atarwaye by'insimbi, kuvuga icyo gihe atarwaye nta kindi kintu cyo ku ruhande cyatumye ubuzima bwe bugenda nabi, ndi kuvuga mu mifatiko uko umuntu afata umwana. Rero reka nze mbabwire kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2. Kubabwira ni ibyo nasuzumye ndeba, ntabwo ari ibyo nize, ni experience umuntu agenda agira bitewe nuko abyaye umwana wa mbere, uko bigenda umwana wa 2 uko wunguka, umwana wa 3 uko wunguka, gutyo ugenda ubyara. Hari ibintu ugenda wunguka, ugenda wumva ibiganiro, hari ibyo wunguka uko iyo uteranye n'abandi babyeyi, yenda mwagiye kwipimisha utwite, mwagiye gukingiza se, hari ibyo wunguka no ku bana bawe, imikurire y'abana ibitandukanye, hari uko uri kubibona, hari ibyo umwigiraho akavuga umwana gutya bitewe n'ibyo wize, ukunguka kandi nawe ukamureberaho gutya. Ubwo rero ibyo twamenye iyo tubisangirira abandi, nuko n'abandi ibyo bamenye babidusangiza, byose buri muntu wese abifatira hamwe akajya akuramo iby'ingenzi bitewe n'imirerere ye n'umwana we uko bimeze. Hanze mbabwire rero umwaka umwe kugera ku myaka 2. Kuva rero ku mwaka umwe kugera ku myaka 2, murabizi ko ari byo gihe umwana aba ari mu bihe byo gutangira kugenda, kuvuga amagambo make no kwifuza gukora ibintu wenyine. Mugenda mufite w'umwaka n'amezi 4, aho abantu bose bo mu rugo azi kubavuga,
watahati yandi akaguhamagara ati bite, cyangwa agafata telefone akayishyira ku gutwi akavuga ngo alo ngo bite. Noneho rero kuvuga ngo urashaka gukora ibintu wenyine, iyo uri kumwoza ashaka kwiyoza, iyo uri kumusiga adakoze umuvuta ngo yisige ntirirema, cyangwa agakoramo akagusiga, kwambara inkweto akarushyira hasi akarwana agashyiramo ikirenge mpaka kigiyemo. Umva kurya turi kurya agashaka gukoramo n'intoki ngo yigaburire kandi akarya pe. Ubwo rero ibyo ni ibintu umwana muri kiriya gihe aba ari kugenda akora, akakora utuntu nyine ubona ko ari utuntu yishakiye, abonana abandi nyine akabigana, akavuga ati ibi bintu bankorera kuki njye ntabyikorera. Icyo gihe rero agira ubushake bwinshi bwo kugerageza no gutinyuka ibikoresho n'ibintu bitandukanye, akagenda akaba yafata ibase akakwereka ko nawe ari koza, akaba yafata urukweto nawe akwereka ko ari mbese ibintu byose muba mukora nawe aba yumva ashaka kubikora, agafata nk'ishuka nawe agashaka kurambura ku gitanda ngo asase, mbese utuntu nk'utwo ngutwo. Noneho rero ibintu byo gutinyuka utuntu nyine turi aho ngaho, akagenda akabona nk'agasimba ahantu, akagenda ashaka gukozaho agatoki yigizayo kureba, akongera agashaka gukoraho, ariko finaroma aza kugenda akagafata akanagaterura. Iyo utamubujije aba ari kugucunga ngo arebe ko uvuga ngo ni bibi, cyangwa se ukamwereka indi reaction. Iyo umwihoreye ukamwereka ko nta kibazo, ako gasimba aragafata. Iyo ubonye ari agasimba kataryana nka twa tundi tuba dufite utubaba twinjira mu nzu y'imvura yaguye, cyangwa se niba agiye gufata nk'ikindi kintu cy'igikoresho bitewe n'uko umurebye aragifata cyangwa se ntagifate. Rero iyo umubujije niko gusubiza bwa bwonko bwe inyuma. Iyo umubujije ku kintu kibi, icyo kintu amenya ko ari kibi. Iyo umwemereye ku kintu cyiza abona ko ari cyiza akajya agikora. Rero iyo ashatse gukora cya kintu cyiza ukamubuza, ugahora yanga kugikora. Ikintu cy'ingenzi rero hari umubyeyi akora ni ukumureka agashakashaka, akoresha ubushakashatsi bwe, ariko ukanamurinda mu buryo butabangamye muri bya bintu nyine bigomba kumwangiza. Nta mpamvu yo kumubwira ngo bireke, cyangwa se ugakumira cyane, ugakumira nk'umuntu wikanze. Biriya bintu ni bibi cyane, uretse mu gihe nyine ikintu ari bibi byesira, cyangwa se bishobora kumwangiza. Agiye gufata icyuma, ikintu kiri bumwice nyine ukabona ko giteje umutekano muke. Noneho iyo rero afite ubwo bushake bwo gufata nk'icyo kiyiko ngo arye, cyangwa se gukora mu buryo ngo arye, cyangwa gufata igikombe ngo yinyweshe, cyangwa se gufata amazi kunywa agenda amera nk'uri kwiyoza cyangwa uri koza umuntu, iyo umubujije arabireka nyine ntabikora, akaguma aho ngaho. Yagera na cya gihe cyo kubikora ntashobora kubikora, kuko siko wabimubujije, ntabwo yigeze abikora. Kandi noneho ugashaka ko abikora kandi warabimubujije, ugasanga noneho ugiye kumukubita ngo ntabwo ari kubikora, cyangwa se nk'umwana wanjye jyewe ngo ntabwo azi kwinywesha, ngo ntabwo azi kwirisha, kandi ukibagirwa muri cya gihe cyo gukura ku bwonko bwe, ku bya bintu abona abandi bakora, kumva ko nawe yabyikorera. Warabimubujije, ubwonko bwe nyine wamutoje ko ibyo bintu atari ibye, agomba kubikorera. Agategereza umugaburira, agategereza umunywesha, agategereza umwambika. Nicyo gihe kigero ku mwaka umwe kugera ku myaka 2, nicyo kigero umwana ugomba kumutozamo ibyo bintu ukamwihorera. Ubwo icyo gihe rero ni igihe cyiza cyo kwigisha amagambo rero mashya umwana binyuze mu mikino, indirimbo, utuganiro duto turi aho tworoheje. Nacyo nicyo gihe cyiza. Hari amagambo amwe n'amwe umwana aba atazi kuvuga, hari n'ayo azi kuvuga, hari n'ayo atega amatwi akazayanariza, aricyo usanga babuza abantu gukoresha amagambo mabi,
gushyiramo indirimbo zifite amagambo atari meza, kuko ya magambo nyine aragenda akayafata. Muzarebe n'umwana wiga urugero iyo mwarimu yamwigishije ikintu kugira ngo uzakimukuremo, biba ari intambara. Nyine ikintu wamubwiye aba yumva ari icyo ngicyo, kuzamuvamo biba bigoye. Kandi we hose arakivuga ntacyo yitayeho, kuko ziko n'ubundi yacyumvise mu ndirimbo. Niba yarumvise baririmba ibintu bitari byiza, nawe arabiririmba. Niyumva ibyo mu rugo bavuga nawe akabivuga. Niyo mpamvu rero abantu barera abana, burya bisi amagambo bakoresha ntabwo baba bazi ko umwana bari kuyafata, ugataha umwana akagusubiriramo nk'ikijambo abantu bavuze. Mana yanjye ukibaza, kandi ntabwo ushobora kukimukuramo niyo wagira uti yagifashe. Ntiwamubwira ngo iki ni kibi, kuba bibisi ibyo ngibyo abizi wiki yumvise bivuga, cyangwa se nk'indirimbo abantu baririmbye idasobanutse, ukajya kumva uko umwana arayituririmbiye. Mana yanjye ukaba wagira isoni uri nko mu bantu ababwiye nk'ibyo bintu, ukavuga uti ndagayitse Mana yanjye, baragira ngo ibi bintu nibyo tubamo mu rugo. Ugize amahirwe rero ukagira umugisha y'abantu usigira umwana bakoresha amagambo meza, bamwigisha ibintu byiza, biba ari byiza nyine, kuko umwana nawe avuga ibintu bisobanutse, yiga ibintu bisobanutse, kandi n'ubwonko bwe bugatora ibintu bizima. Kanze rero ntumbabwire ko imyaka 2 kugera kuri 3 cyakora biba bidasekeje, ibintu byabo biba bidasekeje, barashigisha muri make. Imyaka 2 rero kugeza kuri 3 twagiye. Imyaka 2 rero kugera kuri 3 niwo mwanya wo kugira ubuzima bwuzuyemo amatsiko menshi. Umwana aba ashaka kumenya utuntu twinshi, umwana atangira kuvuga interuro noneho ngufi, utuntu tugufi turi aho. Abatazi kuvuga neza aravuga ngo mama agenda, cyangwa se ngwino. Hari n'uwanjye navugaga noneho nari mfite wajyaga avuga ngo nguno ma nguno cyangwa yashaka ko bamuheka ngo asinzire, ngo shiragongo jyame. Noneho bakavuga, cyangwa se ngo impakoma, ugashaka kuvuga ngo igikoma, impakoma, impaneke, utuntu nk'utwo ngutwo. Shaka akavuga nyine utuntu turi aho ngaho. Cyagiye muri cyagiye abana bavuga nyine utugambo dushimishije, bagoreka utuntu batugoramura bagira gute, ukumva uryohewe no kumva utwo tuntu. Nibwo rero cya gihe cy'imyaka 2 n'itatu baba bari kuvuga nyine utwo tuntu. Ariko hakundi bajya no ku ishuri baririmba uturirimbo, bafatanya ibintu ntusobanukirwe ikintu yaririmbye, cyakora wakumva nk'inyanduka ukavuga uti iyi ndirimbo ni itu, ukamufasha mukaririmba. Ariko mu by'ukuri amagambo ntuyumve, akagufatanya interuro. Noneho ufite akana ka muzaza wanjye niko kajya kavuga, ugafite imyaka 2 ngo mama yagiye, akongera mama yajyanye akabere mu mujyi. Mbese baba bafite utuntu dusekeje. Noneho bagakunda gutangira kugirana imikoranire n'abandi bana. Abana nyine baba bafite aho bahuri, abafite abana basurwa n'abandi bana, cyangwa se abafite abana baba nk'ahantu mu gipangu kirimo abandi bana. Ukagenda nyine ukabona arashaka kujya hari abana, barashaka gukora utuntu nyine turi aho, ugasanga ntabwo ashaka kuba ari wenyine, arashaka nyine kuba ari kumwe n'abandi bana. Afite utuntu twinshi ashaka kumenya, agashaka kureba mugenzi we. Ubona n'ukuntu baba bashaka kureba n'ukuntu niba ari umukobwa agashaka kureba umuhungu ngo arebe nk'agapipi k'ukuntu kameze, cyangwa se yaba ari umuhungu yabona bari koza umukobwa akajya ahegereza ngo arebe ukuntu kameze. Baba bafite utuntu twinshi tw'amatsiko, cyangwa akakubwira ngo wasame arebe mu kanwa uko hameze, akajya akora no mu menyo, agakora mu zuru, agakora mu gutwi. Umva utuntu twinshi ngutwo baba bafitiye amatsiko. Ariko
akabihorera nyine kugira ngo amatsiko yabo ashire, bamenye nuko ibyo nisanzure ku muntu. Buriya iyo umureka akagukoraho ibyo ashaka akwisanzuraho, naho iyo umwana ajya gukora ikintu mukabukira cyangwa se umukubita bituma gutinya, yongere kugira icyo agukoraho cyangwa bigatuma atinya abantu muri rusange. Wanamujyana ku ishuri rero akagukurikira induru akayiha umunwa. Ubwo rero icyo gihe nicyo gihe cy'ingenzi noneho umubyeyi amuha kwigenga mu buryo bwizewe. Niba umushyize mu cyumba kirimo ibikinisho cyangwa se umushyize aho yicaranye n'abandi bana bari gukina, hari n'umuntu uri kubareberera, cyangwa se teretse mu ibase y'amazi ngo yiyoze, cyangwa hari ahantu nyine ushyira umwana ukabona ko ari safe nta kibazo, akegisporora ibintu bye byose ashaka kugira ngo amenye. Noneho kureka umwana agakora n'udukosa duto, abana nibwo ubwenge bwabo nyine nibo bugeze kandi niko buba bugomba gukura. Ugasanga umwana ari nko wafashe nk'ikiyiko akubise ku masahane, kumva uko bivuga, agafata nk'ikintu agakubita ku ibido se, ku meza se, ibintu nk'ibyo agafata ibiryo akarya, ibindi akabyisiga akiyanduza. Twa tuntu tujya tubona ku social media, umwana yagiye mu gikoni yimennyeho amafu, yimennye ibintu byose byo mu gikoni, yaba yabigize imvange bya hatari. Biriya bintu rero nabyo nibyo ku gihe cya bariya bana nta kosa bakoze, ntabwo uba ugomba kumubwira nabi. Nibyo bituma atinyuka ibintu, mu gukora ibintu nyine ku buryo n'umubwira uti kora iki aragikora, n'umubwira ngo zana isahani mushyirireho ibiryo arayizana, n'umubwira ngo zana igikombe mushyiremo igikoma arabizana, kubera ko yabikinisha abizi, yabikoresheje abizi muri cya gihe cye cy'imikurire y'ubwonko bwiwe. Akagerageza n'ibintu ataramenya, bigatuma abimenya kurushaho, akiga nyine kwigira no gukora bimwe ku giti cye nta muntu ubimukoresheje. Akaba azi ngo ndafata igikinisho cyanjye nkikinishe, nkifatiye aho kiri, aho bibitse, ukaba waribubikiye ahantu azi, akamenya ubwenge bwo kuvuga ngo ngiye kugifata nkikinishe, adategereje iticaye hariya ngo ategereje ngo umumenyere ngo uriya mwana buriya akeneye gukina reka muzanire iki, uriya mwana akeneye kurya reka muzanire ibiryo, uriya mwana akeneye kunywa reka muzanire icyo kunywa. Hoya, ahubwo icy'ingenzi ni ukumureka agakoresha bya bintu muri cya gihe, noneho akamenya niyo ashaka kunywa akuzanira igikombe ukamenya ko ashaka kunywa, niba ashaka gukina akagenda akazana igikinisho ukamenya ko ashaka gukina. Uzi ko niyo ashaka kuryama agenda akakuzanira ikigoma, iyo ashaka kurya umuheka akuzanira ikigoma ukamuheka, cyangwa se akagenda akaryama nk'ahantu ukabona ko ashaka kuryama. Ibyo byose rero aba yarabitinyutse muri cya gihe cy'imyaka 2 kuri 3, kandi utararabibujije kugira ngo abitinye. Turaje noneho tujye ku mwana w'imyaka 3 kugeza kuri 4, icyo kigero nacyo ibyo baba bari gukora. Tugeze rero ku mwana w'imyaka 3 kugera kuri 4. Icyo kigero rero cy'umwana w'imyaka 3 kugera kuri 4, umwana atangira kubaza rero none ibibazo sasa. Akajya akakubaza umusatsi ugahagarara. Kuki wagiye, kuki akajya kubaza mama turarya, mama turoga, mama iyi ni ikabutura, kandi urabona ko mama uru ni urukweto, mama iyi ni isogisi, mama uyu ni umusatsi. Ukaguma muri ibyo, hakabaho wivumbuye rero ati ukajya wirugumbaza cyane, cyangwa po igishyi ukajya wirugumserereza, ukajya wirugumsakuriza. Ntabwo ari byiza. Nicyo gihe umwana aba agezemo, kandi iyo
umubangamiye nyine ububangamiye imikurire yiwe kuko igihe abagezemo kiba ari icyo niyo gahunda ibigezweho. Rero iyo umuntu atabizi nibyo natekereje muri iyi minsi, nabwiye ko mfite umwana mutoya n'abandi yagiye akurikirana bo nkajya ntekereza nsanisha nabyo n'ibindi ngenda numva n'iki nkasanga abana turabarenganya. Mperutse kuba ndi muri gare umumama ahetse umwana nyuma kumuterura ashobora kuba nyine yumvaga amaboko yenda ari buruhe, nanone yareba ati se ndamushyira hasi amushyira mu mugongo rero kandi ubwo ntabishaka kwa kundi rero umwana uri mu kigero cy'imyaka nabonaga ari nko hagati y'umwaka umwe n'ibiri gutyo, aba ashaka kwigira hasi, aba ashaka gukora utuntu dutandukanye, aba ari mu buntu bw'ubukubaganye buri aho nyine yiruka mva ibirometero barabyiruka bari abana nta muntu umushyizeho kilometeraje yaturika kuko abagenda noneho shaho ku mwami twa dukweto tw'abana rero turimo udufirimbi tuvuga mu rugo ubugira ngo ni inyoni ziri muri twi aba yiruka uko kubita uturenge ubujwigira umva abana baragenda koko. Nari ndimo mbabwira nanjye ndikwa abantu nkuru, nari ndimo mbabwira rero ukuntu umudamu akamushyira mu mugongo atamushaka, umwana akarira ukumva igishye po unsakuriza po ariko disi biriya ntabwo buriya namurenganya nyine aba yabuze uwo musigira, ariko biriya nabyo byangiza abana mu gihe cyabo, ntabwo ariko byagakwiye kuba bigenda. Ubu rero nari ndimo mbabwira ukuntu umwana w'imyaka 3 kugera kuri 4 aba afite ibibazo byinshi cyane koko, yirirwa kubaza wikiriza. Ubwo rero kiriya ni igihe cyiza cyane cyo gutangiza kumwigisha kumenya nyine ibyo bintu byose umubaza no kumenya utuntu ibimuriho, mbese amatsiko aba afite yose ukagerageza kuyamumara. Ibintu byose afitiye amatsiko, hari noneho noza akakubaza ati kuki urarana na papa ati kuki twe turara twenyine, ati kuki mbese baba bafite ibibazo, ariko nyine no kubisubiza bisaba ubwenge, bisaba nyine kumusubiza ikintu ari bwumve bitewe n'imyaka ye. Ubwo rero ikintu cy'ingenzi ni umubyeyi nyine agomba kwihangana ukamusubiza uko ubishoboye, kandi noneho ikintu mugomba kwitaho, ikintu utazi umwana akubajije utakizi, wa muntu ntukamusubiza ikintu umubeshya. Reka da, iyo ugushubije ikintu umubeshya nyine ugafata icyo uzi ko nta n'umuntu wamunyomoza. Reka iyo utabizi rero biba byiza kububwira uti ibyo ngibyo rero turaturetse tuzabimenya nzakubwira ejo okay, mugakomeza akaba azi ko nta gisubizo yahakuye, akaba nyine azi ngo tuzabimenya ejo igihe yazakibukira yenda agakubaza cyangwa atarakibuka, hari n'igihe bigendera aho ngaho ntabyibuke bikaba birangiye, ariko ukazakimubwira warakimenye aho kumuha igisubizo kinyuranije n'ukuri. Iyo unyuranije n'ukuri nyine umuhaye uburozi bakundi twigaga wasanga mwarimu yarabahaye ibitabo byo avuga ati yaturoze, nawe rero ubu umurozi kuko afata ibyo umubwiye uwo mwanya nibyo afata, ntabwo wabimukuramo bya bindi nahoze mbabwira. Niyo umwana ari ku ishuri urabizi ko hari ikintu umubyeyi aha umwana wakireba ukabona kirimo agakosa, ashobora kunyanda yibeshye kubera ko baba biriwe bigisha bashyushye mu mutwe, wagira ngo we wagikosora, ntago wagikosora. Iyo uri umuntu wishyikira ku mwarimu uragenda ukabwira cyangwa se ukamwandikira ukamufotorera ka kantu yagize ukamubwira akazagasubiramo akakumvisha umwana ko atari naho ubundi
ntabwo we wagira icyo wamwumvisha, ntacyo wahinduraho. Mwarimu aba ari mwarimu, uzare n'ukuntu abana batinya ba mwarimu. Hari n'igihe yanga kuvuga uti mbwire mama meterese runaka, ahita bijya kubima. Rero kubwira umwana ikintu kinyuranije n'ukuri ni amakosa cyane. Umuntu aramubwira ati uretse tuzaba tubimenye, uretse nzabikubwira, nzabigusubiza ejo. Nuko rero abana b'imyaka 4 kugera kuri imyaka 3 kugera kuri 4, ndumva ari ibyo njye nabashije kumenya. Abatabizi namwe mubimenye. Ndaje mu kanya rero noneho tujye kuri 4 kugera kuri 5 dusoza ikiganiro cyacu. Twageze noneho ku myaka 4 kugeza ku myaka 5. Imyaka 4 kugeza ku myaka 5 ni igihe cy'imyitozo myinshi y'ubwenge. Umwana atangira ugasanga azi nko kubara, yenda tuvuga guhera kuri 1 kugeza ku 10, kujya yishakira nk'inshuti. Ugasanga niba ari nko ku ishuri akabwira umwana, akajya ataha akubwira ati umwana wanjye, kugira ngo abwire yenda mu nshuti yanjye. By'abandi barambwiraga ngo umwana wanjye ngo gutya na gutya, cyangwa se ngo umunyeshuri wanjye niba basangiye akavuga ngo umwana wanjye ngo yandiriye ibiryo, cyangwa se niba yamuhaye bike cyangwa se yamuhaye igikoresho cye runaka, umunyeshuri wanjye ngo namuhaye ikayi, ngo namuhaye ngo bike. Ugasanga rero ni kwa kundi nyine atangira guhitamo uwakunze muri babandi benshi barimo, akaba yahitamo uwabona akunze, nyine utuntu tw'ubwenge uwo yishimira, uwabona bagendana, uwabona bavugana. Hari n'udukobwa cyangwa n'uduhungu tuba dufite feelings nk'abantu bakuru cyangwa bakundana. Agahungu kagenda rwose kakifatira agakobwa, cyangwa agakobwa kakifatira agahungu, utuntu nk'utwo ngutwo. Ugasanga nko kugendera ku mategeko y'imikino, kumenya ngo baravuze ngo wa mukino abana bajya bakina, natwe twajyaga tuwukina mu mazi ku nkombe. Ukamenya mu mazi nihe gutekereza nyine, ubusiporo gukoresha ubwonko. Bavuze mu mazi, se mu mazi nihe ntite koko njya mu mazi? Bavuze ku nkombe nihe koko ntite njya ku nkombe? Utuntu nk'utwo tw'ubwenge. Cyangwa se niba bari gukina nka ya mikino ya za saye, akamenya ngo ndajya aha hantu mvuge saye, kandi nindangiza menye kujya gushaka umuntu, ariko ndi no kureba ko atajya gukora tapu ngo nsinde. Utwo tuntu tw'ubwenge bwose ntamenye kuvuga ngo ndagiye nyine, ubwo niba bambwiye ngo njye kubashaka ndigendera sinibuke, ko murabizi ko nabyo bibaho. Akigendera ntiyibuke kureba hahandi yasize bari bumukore ngo tapu bakamutsinda. Ubwo rero niho batangira gukoresha bwa bwenge, akamenya ati niba ngiye ndajya ncunga n'ahandi ko nta muntu nkajya ngo ahantange. Niba bavuze mu mazi njye mu mazi, niba bavuze ku nkombe njye ku nkombe. Utuntu nk'utwo ngutwo tw'ubwenge muri kiriya gihe cy'imyaka 4 kugera kuri 5, niho baba bageze. Cyangwa kwiga gushushanya amagambo y'ibanze. Urabona nk'umwana ibi byo kwiga kuvuga ngo gushushanya amagambo y'ibanze nk'ikiyiko, kuvuga ngo ugasanga yashushanyije ikiyiko, ikintu kimeze nk'ikiyiko. Ugasanga ari gushushanya mbese akagenda akubwira nk'ikintu yashushanyije bitewe n'ikiri mu bwonko bwe. Cyangwa se gushushanya umubare runaka, gushushanya inyuguti runaka, mbese gukoresha ibintu abinyujije nko mu bishushanyo. Urumva ko nabwo n'ubwenge kwicara akavuga ati niba bavuze bike, nshaka ukuntu akagoreka ariko niyo yaca umurongo agashyiraho utuntu n'uduke, ariko mu bwenge bwe nyine akumva ko yashushanyije bike. Kiriya gihe rero umubyeyi ibintu akwiye kwitaho ni ugutangira kumutoza inshingano zoroheje, kuko nyine kugira ngo ukoreshe bwa bwenge.
nko gutunganya ibikinisho bye, akamenya kubitunganya, akamenya kubibika ibyo yanduje, akamenya kubyoza, akamenya kubibika yabyogeje, akamenya ibyoga n'ibitoga, akamenya hari nk'ibiba birimo amabuye cyangwa birimo hari ibiba bitari bujye mu mazi, hari ibiba biri bujye mu mazi, hari ibiba mbese utwo tuntu twose akatumenya. Kumenya ko ashobora kuba amasaha y'imikino n'amasaha atari ay'imikino, igihe cyo kuryama, igihe cyo kureba televiziyo, ku buryo igihe cyo kureba televiziyo barayibutsa kubi, akavuga ati kureba televiziyo byageze, kureba abenshi bakunda kuvuga ibitente, kureba ibitente byageze, kureba katuni byageze. Urumva ko kuba mu bwenge bwe hasi hari icyo gihe, niyo yakubwira mu gihe kitari icyabyo, ariko nibura kuba azi ngo icyo gihe gihari, urumva ko ari ubwenge. Iyo umubwiye iyo kitaragera rero ukamubwira ati hoya ntabwo kiragera, iki gihe nicyo gihe by'iki, ni ukujya kuryama, turareba nkangutse, akaba azi ngo agomba gusinzira akareba akangutse, agomba gukora iki, nyuma y'iki agakurikiraho iki. Icyo rero gihe cy'imyaka 4 kugera kuri 5 nicyo gihe abana baba bari mu bintu by'ubwenge, nawe bigisha nyine imirimo y'ubwenge, isaha zo kwiga, isaha zo kuryama, isaha zo gukina, utuntu nk'utwo ngutwo ugatangira kumuha utwenda tworoheje, akiga gufura, ukamuha amasogisi ye, wamura amasogisi yafuye akesha, ukamuha agakariso uragafura ugakesha. Ubwo utuntu nk'utwo ngutwo ukamubwira ati imyenda yawe urayizinga uyibike, ugashaka utwenda duto duto, udusengeri, udusogisi, utuntu nk'utwo ngutwo, ukamubwira ati zinga neza, ukamwereka abika akabika. Ngayo nguko rero ndumva iby'iki kiganiro cy'abana twaba twisoreje aho ngaho. Abashaka rero mbere y'umwaka umwe mu mezi nabo bazambwira tubiganireho, na nyuma y'iyo myaka nabyo tubiganireho. Aho icyo nzakurikizaho ni ukubabwira n'amakosa ababyeyi dukunda gukora. Hari amakosa tujya dukora we, ndaje nayo nzayababwire nihereyeho. Ntere ku yanjye shyire no ku narabonye no ku bandi byose, ubundi abari bakiyakora namwe mwihane, ntuzongere kubangamira abana. Sawa, ibihe byiza, ndabashimiye. Ikiganiro cyari icyo, tuzongera ubutaha. Imana ibarinde.